nagiye ku ishuri nkora impanuka njya mu bitaro banshyiramo bomboni. Hari benshi bakora impanuka bagahita bapfa, ariko njye Imana yarandinze cyane. Mvuye muri koma nsanga nagize ikibazo cyane mu mavi, imitsi yarahagaze. Bampa akagare mu rugo niko nifashisha, niyo nshaka kujya ahantu kure niho niko nifashisha. Nkaba nshima Imana. Ngiye kubasuhuza nshuti bakunze ba Stella, ninjye wa mugore. Turashimira Imana y'amahoro iduhaye uburyo n'umwanya kongera kubonana namwe. Turabashimira kandi ko mudukurikirana umunsi ku munsi, mutwereka cyane ko mubana natwe. Turabanezerewe, turabakunda. Abari ku manywa Imana ibahire, abari nimugoroba, abari mu gitondo, abari ku migabane itandukanye, turabashimiye ko mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe. Rero uyu munsi Imana iduteye iteka, iduhaye umugisha wo kwakira umutumirwa. Dushimye Imana, ni umuvandimwe, ni inshuti, nawe ni umukunzi wa Stella, ninjye wa mugore. Duhuye nawe twifuza kumuganiriza. Hari ibintu byinshi mu buzima abantu bakwigiranaho. Rero turanezerewe cyane ko Imana yo mu ijuru yateguye kandi ikamuturarikira kugira ngo biduheshe umugisha, bitugirire umumaro. Birashoboka ko wari uri mu ntambara zitandukanye, wari uri mu bigeragezo bitandukanye, wari ufite uburyo bumwe cyangwa ubundi bitameze neza. Niyo mpamvu Imana ihamagaye umwene data kugira ngo aze akongeremo imbaraga, kurarike kugira ngo utege amatwi iki kiganiro, ubashe kongera kunguka mu buryo bw'umwuka, wubakike. Nimba wari uri mu ikome ryo kukugerageza, wongere ugwize imbaraga z'umutima. Ni uburyo bwiza Imana ibiguhaye kugira ngo umenye ko nimba uri mu rugamba atari wowe urwana wenyine, nimba uri mu bigeragezo ari we wenyine, hari n'abandi babinyuzemo barakomeza bakunda Imana, barakomeza barihangana. Ibi ngibi bidufasha iki? Bidufasha kugumya gukunda Imana no kwibana nayo akaramata, uburyo butuma Imana itazigera yicuza ko idufite nk'abana, idufite nk'abakozi, idufite nk'abo yishimira. Kandi ku manywa na nijoro ibitunyuramo byose ni ubuhamya bw'ejo hazaza. Birashoboka kuri ku gisasiro urwaye, ihangane, biri gutegura ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. Birashoboka ko uri mu bihe bigoye, umutima wawe bigoye, ubuzima bwawe bigoye, ubugingo bwawe. Ongera wihangane, ongera wubakike. Biracyashoboka ku Mana, haracyari andi mahirwe, haracyariho ibindi byiringiro, haracyariho izindi imbaraga, kandi haracyariho izindi nkomezi. Rero nagira ngo ngusabe wongere ubane natwe, wongere uduheshe umugisha, twongere tugirirwe neza n'Imana kubwo kwakira mwene data. Imana iguha umugisha ko wongeye ukaduha umwanya, ukaduhesha umugisha wo kubana natwe. Turagushimiye cyane ubwo uri kumwe natwe. Imbere ya kamera urahabona umutumirwa, ni umukobwa mwiza ushima Imana. Afite uburyo bw'imibereho butandukanye n'ubwawe cyangwa se n'ubwanjye, ariko afite amashimwe, afite ibintu by'imbaraga Imana yakoze ku buzima bwe. Niyo mpamvu twamwakiriye. Ni umukristo mwiza, aturutse mu majyepfo, hanyuma ari kumwe natwe mu karere ka Ruhango. Turamwishimiye kandi turamukunda. Ahawe ikaze. ALOYSIA, uraho neza? Uraho neza. Umeze ute? Meze neza. N'amahoro? Yego. Uyu mwaka wa 2022 wawutangiye ute nshuti? Nawutangiye neza, nshima Imana. Haleluya. Ufite amashimwe. Yego. Ndakubona umukobwa mwiza, umwenyura. Nubwo bimeze bityo, nubwo wanyuze mu bikomeye, Imana arimo kuguteguramo kuzaba umuntu ukomeye. Ibyo bintu urabibona? Yego. Ufite ibihamya birenga kimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero iyi ni kamera ya Stella, ninjye wa mugore. Turakwishimiye, turakwakiriye, turagira ngo dusangize ubuhamya mu magambo atari menshi cyane, ariko ku buryo wakongeramo imbaraga umuntu. Ese ukuntu umeze niko wavutse? Oya, nagiye ku ishuri nkora impanuka njya mu bitaro banshyiramo bomboni. Hari benshi bakora impanuka bagahita bapfa, ariko njye Imana yarandinze cyane. Ndongera kwishimira. Mvuye muri koma nsanga nagize ikibazo cyane mu mavi, imitsi yarahagaze. Bampa akagare mu rugo niko nifashisha, niyo nshaka kujya ahantu kure niho niko nifashisha. Nkaba nshima Imana.
Imana ihimbazwe cyane. Se Aloysia, icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 12. Uwiteka ahimbazwe ko yakwimanye, kandi Uwiteka ahimbazwe ko mu byo wageragejwe byose, mu byo wanyuzemo byose, ndatekereza nashidikanya wabonye ukuboko kw'Imana. Yego. Icyo gihe wigaga mu wa kangahe? Yigaga mu wa 4. Mwaka wa 4 primaire. Byari bikomeye, ntago byari byoroshye, ariko Imana yarakwimanye. Imana rero buriya nkunda Yesu, ibintu byose aba bifitemo umugambi. Hari ibintu akora yabitubwiye, hari n'ibintu akora atabitubwiye, ariko ibyo byose bifatanyiriza hamwe. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ibintu byose tunyuramo nibifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi ibi tunyuzamo ari ibintu bikomeye kugira ngo ituremere ubuhamya bw'ejo hazaza. Ese Aloysia, uri kwa muganga wigeze wumva utekereza ko bishobora kuba birangiye muri icyo gihe? Namaze kubona ko ndi mu igare ngazajya numva nige muntu kwisi ugendera mu igare njyenyine. Ariko twaratashye tujya igatagara, nsanga ahubwo hari abantu barembye cyane kurusha ukomeze. Hari abo abatagira amaboko, ariko nyine amaguru yabo akora, hari ibiragi, abantu nk'abo batabona. Yego. Ngiwe nkabona nshobora kumesa, nshobora guteka, ariko harimo abatabasha. Imirimo yose wayikora myinshi ishoboka, no kumesa wabishobora. Imana ihimbazwe ko yakwimanye. Ntago byari byoroshye, ariko byose byaguteguriraga kuzakorera Imana. Imana iguha umugisha. Narakomeje kugira muri quartier nyine kubera ari nge muntu wenyine ugendera mu igare, ariko tumaze kugatagara nariyakiriye nkumva ko ndi umuntu nk'abandi. Uri umuntu nk'abandi. Imana iragukunda, Imana igufiteho umugambi mwiza, Imana izagukoresha iby'imbaraga n'iby'ubutwari nukomeza kuyikomezaho. Ese abana bwa mbere uvuye kwa muganga, wenda kwa muganga aho wabonaga n'abandi bantu barembye, wabonaga n'abafite ibibazo biremereye kuruta n'ibyawe, ariko ugeze mu rugo duha ishusho, dusangiza ukuntu byari bimeze mu bana mwiganaga, mu bantu muturanye. Wabonaga bakwakira bakakureba cyane, bakavuga ati se burazashyira agende, bakakwitegereza cyane ukabona ko nyine muri make uhawe akato. Ariko nyine ni ukugenda niyakira, nsenga Imana kuguma kubigufashamo. Ntago biba byoroshye. Iyo wabonaga abana mwanganaga ko mwakinaga mbere, nyuma ukaba ugeze muri kondisiyo bidashoboka, wumvaga bimeze gute? Mbere kwiyakira byari byarananiye, ariko kubera Imana nariyakiriye, kandi mva ko ndi umuntu nk'abandi. Ushobora kwishima, ushobora guseka, ushobora gusabana n'abandi. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana zibikora. Mwene data, biragaragara ko hariho abandi bantu bagifite amashimwe. Birashoboka ko wenda wowe udukurikiye ufite amaguru, ufite n'amaboko, ariko hari igihe utakaza ibyiringiro, ugeze mu kibazo runaka ukumva ntago ubuzima burimo kugenda neza, ahari ukumva gupfa bikurutiye kubaho. Ariko Aloysia, icyatumye Imana imurokora, icyatumye Imana imugarura, kwari ukugira ngo nawe bizaguheshe kwihangana, bizaguheshe gukomera. Tujya tubona abantu bahura n'ibibazo, uburyo butuma ubuzima babunanirwa kubwakira, bamwe bakiyambura ubuzima, bandi bakidroga, bakanywa ibiyobyabwenge. Nyine ntago ari amahitamo y'imitima yabo, ariko baba batakaje imbaraga z'umutima. Ku bwa Aloysia, Imana imuhagurukije kugira ngo agukomeze, akubwire ngo ihangane. Nimba uri mu bikugoye, ihangane. Nimba uri mu buzima bugoranye, ihangane. Nimba ubona ibitagenda, nimba urimo kugenda mu buzima bwa buri munsi ukabona urimo kugonga ibikuta, ihangane. N'abadafite amaguru bakunda Imana, n'abadafite imibereho myiza ihambaye bakunda Imana. Ongera ukomere Aloysia, nk'umukobwa ushima Imana. Ni makuru ki, ni jambo ki wabwira abakobwa bafite amaguru mazima ariko batabasha gutambira Imana? Nakubonye ahantu twahuriye, ndakwitegereza mbona ukunda Imana, urayiramya, amaboko yawe agakora. Se uba wumva bimeze gute? Kera hari ukuntu wenda wajyaga utaramira Imana ukoresheje ibirenge, ubu ntibishoboka. Ushobora gukoresha amaboko, ushobora gukoresha umunwa, ushobora gukoresha ibiganza, izindi ngingo zishoboka zikaramya Imana. Ariko tekereza ko hari abandi bakobwa batabasha kuramya no guhimbaza Imana kandi bafite ubuzima, wababwira iki? Bagomba gukunda Imana, kuko ntago tuba tuzi aho bwira tugeze.
kandi Imana niyo itubeshejeho kuri iyi si. Ushobora kujya ahantu imodoka ikagukubita ukaba uhuye n'ubumuga cyangwa ugasitara cyangwa ukarwara indwara runaka, ariko iyo ushima Imana igenda ikuraho inzira nyinshi. Nkunda indirimbo ngo iyo utamba hafi murengezi simba nyiriho. Tukaririmbe. Habwa ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko nkunda, na n'uyu munsi urabinyeretse, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya. Amina. Iyo utamba hafi murengezi, mba naramanutse ngikuzimu, wemeye kuzurandwanirira, kunesha n'ukwawe murengezi. Amen. Iyo ndirimbo iragufasha, ndayigutuye. Ukomeze wumve ko Imana ariyo yakubaye hafi, kandi buriya se nibyo gusa, iracyakora n'ibindi. Amen. Imana iguha umugisha cyane. None se ALOYSIA, wenda mu muryango, reka tuve hanze muri quartier yawe, ukuntu abantu muturanye bagufataga, ariko se mu rugo bo ntago bigeze bibagora kumenya ubuzima bwo gutwara mu igare, kumenya kukwitaho utari wanamenya wenda kurigenderamo, byo byari bimeze bite? Ubwa mbere ndigenderaho nahise nkora n'impanuka, ariko nyine hari abandi baba babizi kukurusha barabikwigisha, ariko nyine navuye Kabgayi mbizi, ariko bwa mbere ndijyamo sinari nzi ngo bafata feri gute. Bafata na feri? Wow. Ariko nyine abandi baranyigishije ndashyira ndabimenya, mvayo mbizi, nkazajya nigisha na musaza wanjye utabizi, kugira ngo nawe abimenye. Ubu warabimenye neza. Mbese muri iyi myaka 9, ugize 19, wakoze accident ufite 12, hashize imyaka 7. Ndagira ngo umpe ishusho bikiba, ntago wari uzi kuzaba ngo ukomeze, ariko uko bugenda bucya nuko bugenda bwira ugenda ubona Imana. Yego niko nekereza. Yego ugenda ubona imbaraga z'Imana. Ugenda uba wumva, mbese hari ukuntu mba numva umuntu azindutse mu gitondo akagambira akavuga ati ngiye mu nzu y'Imana. Uba wumva bimeze bite iyo ubyutse mu gitondo ufite nka gahunda yo kuza gusenga? Ndabyuka nyine nkabwira Imana ati imfashe umuntu ntwara tukajyana gusenga. Imana rero nayo ikabikora ikiyubahisha, ikaguha umuntu uguherekeza ku buryo muzana mukagirana mu nzu y'Imana. Biranejeje. Imana iguha umugisha gukunda Yesu. Rero bene data badukurikiye, ndagira ngo bumve aka kantu, ibintu byose Imana ikora ibikora ifite impamvu. Ibintu byose bitugeraho Imana bitunyuzamo ibidufitiye icyizere ko tuzabasha kwihangana tukabana nabyo, kandi ntidutakaza amashimwe. Twanyuze mu bikomeye, Imana ibana natwe. ALOYSIA yakoze accident, ntago yari abyiteze, ariko bimaze kumushyikira, Imana ibana nawe, igenda imwihanganisha, igenda imushoboza, igenda imutera inkunga, uburyo butuma agumana umutima w'urukundo rwo gukunda Imana, kandi byose akabikora nezerewe. Nshuti mwene data, uri mu bibazo runaka, ntiwigirire nabi, wumve ko Imana ikigukunda, wumve ko Imana ikikuzirikana, wumve ko Imana ikigufitiye urukundo kandi rwinshi, ibyo yibwira kukugirira n'ibyiza. Ese ALOYSIA mukobwa wa Yesu, twabonye watuganirije ko wakoze impanuka ufite imyaka 12.
none se umaze koroherwa, umaze kumera neza, ubonye uburyo bwo kugenda, akagare kabonetse, wamaze kukiga no kukamenya, ibyo kwiga wahise ubihagarika? hari umusaza wanjye yagumye kuntwara n'undi muhungu uvukana na papari, baguma kuntwara, igare rigeraho rirapfa, ndongera ndivamo. Tegereza ko batanga andi magare ku murenge, barongera bayatanga, ndongera ndiga ariko nsubira mu wa kane. Nonge ibyicemo hagati cyo kurangiza igihembwe cya gatatu, nanone rirapfa, sinakora ikizami. Mpita mbyihorera kubera n'ubundi igare ryarapfuye, mara amezi 3 ntarongera kubona igare. Kandi nawe ahita rivamo, mu musaza wanjye wundi yigira i Kigali. Rero nta wundi muntu nawe mfite wo kuntwara, kandi aho dutuye ni habi, ntabwo igare nakitwara ngo nigeze ku ishuri. Se Aloysia, umaze kugera ku ishuri warahuye n'ubu bumuga bumeze gutya, abarimu bawe bakwakiriye gute? Biba bigoye kubona aho bakwicaza, biba bigoye kukohereza ku kibaho gukosora, ugize nk'ibyo ubasha kumva gusobanukirwa, wabonaga bimeze bituri ku ishuri? Abarimu banyakiriye neza, nkandikaho ngera bakabyandika hejuru, nkabona aho nicara kumva mu ntebe, nkicara mva mu igare nkicara ku ntebe. Ariko abanyeshuri nyine barabanza bakagushungera ari benshi, ariko tica akababwira ati tica abaganirije bagira ngo nabo barabyakira, tukazajya dutemberana tugakina, yani ibyo. Imana ibaha umugisha abarezi mwese mukunda umurimo wo kurerera Imana, itorero n'igihugu, biranejeje, n'uburezi kuri bose. Uyu mwana yahuye n'ingorane, ariko aho yoroherewe, amaze gukora iyi accident, amaze gukira, yasubiye ku ishuri. Ndashimira abarezi mwese mutanga uburezi bufite ireme, kandi mukamenya kwakira umwana n'ikibazo afite icyo ari cyo cyose, mukamenya uburyo bwo kukimanaginga. Imana izi guhemba abagizi ba neza, izabahemba. Kandi hari ibintu dukora tugira ngo turi kubikora ku bw'inshingano, ariko mu by'ukuri Imana yikabyandika. Nagira ngo nsabire umugisha umuntu wese ujya ubasha gufasha umuntu uwo ari we wese umukeneyeho ubufasha, cyane cyane nk'uyu nguyu budafite uburyo bwo kwideplasa, umusanze ku nzira ukamuyambuka, musunikira, cyangwa se nk'uko ku ishuri hari abandi bana nabo bakiri bato cyangwa se bakuru baza ku ishuri, baba bakeneye urukundo rw'abarimu, baba bakeneye urukundo rw'abavandimwe, baba bakeneye urukundo rw'abanyeshuri bigana. Donc abakeneye kongera kubakika, akigirira icyizere cy'ubuzima, nubwo yabanyuze mu bikomeye, ariko nyuma yagaruka akongera kugira ihumure, akongera gukomezwa no kugaruka mu muryango nyarwanda. Imana ikomeze ibaduhera umugisha. Amen. Ese Aloysia, hari ijambo ry'Imana rigufasha? Yego. Mubaho werukira mu rusengero, ni ijambo ry'Imana ryagufashije? Aho Yesu yahagurukije ikimuga ku kizenga cy'amazi, umva ko nanjye azamagurutse. Yaravuze umunaga mu mazi, Yesu araza aramubwira ati fata akarago kawe wigende. Yego. aho hantu haramfasha nkizera ko nanjye izabikora, aho Imana izabishakira. Ariko nubwo tukwiye no gukunda Imana ngo nuko yabikoze, hari nubwo itabikora kandi byose akaba ari mu nyungu zayo. Nubwo itabikora, Basaduraka na Meshaka na Abedenego baravuze ngo naho Imana yadukiza cyangwa se naho itadukiza, nta kizatubuza kwisunga Imana, nta kizatubuza kwiringira Imana. Birashoboka ko ushobora kuba uri ku musozi ugoye kuruta uwo Aloysia yahagazeho, ariko uyu munsi afite ishimwe, uyu munsi afite ibyo ashimira Imana. Ndagira ngo ngusabe nawe mwene data, wongere ugirire Imana icyizere. Imana iracyabyutsa abarwayi ku gisasiro, Imana iracyaha abantu ubuzima, Imana iracyahindura ubuzima bw'abantu bakongera bakagwiza ibyiringiro mu mitima yabo. Aloysia akora impanuka, nabwo yarazi ko azongera kubona umucyo, nabwo yarazi ko azongera kugera mu rusengero. Yari umwana muto w'imyaka 12, ntabwo yarazi yuko imyaka 5 izashira, imyaka 7 igashira. Kuri uyu munsi afite byinshi byo gushimira Imana. Ese Aloysia, urumva uteganya iki mu minsi iri imbere? Urimo kugenda ukura, Imana ishobora kubikora ibyo ngibyo nk'ibyo yakoze ku kidendezi, cyangwa se ntinabikore. Ni byiringiro ki? Urumva urateganya iki mu minsi iri imbere? Ndashima Imana cyane kuba nkihumeka umwuka w'ubuzima, uko iminsi igenda yicuma mbasha kwiyakira bishoboka byose, nkabona abandi tumeze kimwe, nkabona ibintu byinshi cyane Imana igenda ikwereka. Teganya yuko nzajya mbona nshima Imana kandi igihora ibimfashamo. Akenshi Satani gusha umuntu, ariko Imana ikaguma ikabikora.
mu by'ubuzima busanzwe urateganya wenda uramutse ubonye nk'igishoro wakora ku buryo wakwiteza imbere, wabasha gucuruza, wabasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Yego, nabasha gucuruza, nkacuruza utuntu nyine turi hafi aho ngaho, nk'urugero nk'inyanya n'ibitunguru cyangwa imbuto. Nagira icyo mbona nkafasha abandi bana bafite ubumuga, abatabasha kwigurira padi, amavuta yo kwisiga n'utundi dukoresho tundi na mituweli. Iyo Imana igushoboje nawe ushoboza abandi. Imana iguha umugisha. Rero reka mbasabe bene data, icyatumye Imana idusigaza mu byaturwanyije, mu byatugoye, mu byatugerageje, ko ari ukugira ngo tubere abandi umugisha. Nagira ngo ngusabe nimba wumva umutima wawe wabikwemerera ukabibasha, uyu mwana tumuremere, turebe nimba yabona igishoro. Ntabwo twese turi abanyembaraga, ariko duhuje imbaraga dushobora gukora akantu gatoya kazakora ku mutima w'Imana, nakwe kakamuhindurira ubuzima, kandi afite imigambi myiza ko agize icyo abona, Imana iramutse imutungishije nawe ntiyakwibagirwa abandi. Buriya iby'Imana yaduhaye ntabwo Imana izatubaza ngo dufite ubutunzi bungana iki, ntabwo izatubaza amazu twari twarubatse, ntabwo izatubaza mu modoka twatunze, ahubwo izatubaza ngo mu bushobozi mwari mufite mwafashije bangahe guseka, mwafashije bangahe kwishima, mwafashije bangahe guha Imana icyubahiro, mwafashije bangahe guhindura ubuzima, mwafashije bangahe kugira ngo babashe kugira ubuzima kandi bwuzuye, ubuzima bw'Imana, ubuzima bushobora gutunga kandi bugatungisha n'abandi. Ushobora kuba waganira na Mwuka Wera akagusaba ko wagira icyo ufashisha uyu mwana kugira ngo ahindure ubuzima. Kwirwa mu rugo ntabwo bihagije, ashobora kuva mu rugo. Ahangaha turi mu majyepfo mu karere ka Ruhango, hari ibintu byinshi Imana yakoresha abantu baramutse babyemeye, baramutse babyiyumvisemo. Rero nahawe Mwuka Wera nakuganiriza kumva hari icyo wafashisha mwene so, turahari, umudutumeho, kandi Imana izaduha umugisha, izaduha n'ingororano, hejuru y'ibyo izaduha n'iherezo ryiza. Aloysia, Imana izakugirira neza. Cyatumye utagwa muri iriya mpanuka, cyatumye Imana ikurokora, cyatumye Imana ikwinjiza mu nzu yayo. Kuri uyu munsi ukaba ufite ibyo gushimira Imana, ufite ibihamya bifite ubuhamya bigaragaza ko Imana igira neza, bigaragaza ko Imana ibeshaho. Imana yari igufiteho umugambi. Haleluya, amen. Haleluya, Imana yari igufiteho umugambi kandi mwiza. Rero Imana nimara kugutabara, Imana nimara kukuzamura, Imana nimara kugushyigikira, Imana nimara kukurengera, ntuzibagirwe ko Imana ariyo izaba yarabikoze, ntuzibagirwe ko Imana izaba ikeneye kukomera, wamara gukomera ugakomeza n'abandi. Imana iguha umugisha. Reka tugushimire. Nagira ngo ngusabe nimba hari akajambo kamwe wabwira abakurikiye televiziyo yacu, abari kumwe natwe, abaduteze amatwi uyu mwanya, ugira ijambo babwira, kandi Imana ikomeze iguha umugisha kubwo kwakira ubutumire bwacu no kwemera kuganira natwe. Yego, ikintu nababwira ni ugukunda Imana, mukamenya ko n'abafite ubumuga ari abantu nk'abandi, kandi mukabakunda nk'uko mwakunda n'abandi. Haleluya. Nimugire ibihe byiza. Yesu aguma abana inama. Amen, amen. Imana iguha umugisha, tuzongera tubonane. Nitwongera kugutumira se uzongera witabira ubutumire bwacu? Yego cyane, nzaza rwose. Imana iguha umugisha. Amen. Turakwishimiye kandi twakunezerewe. Udusurize n'abo mu rugo, ubabwire ngo Imana ibaha umugisha, barakoze guhagararana nawe kuri uyu musozi wo guhura n'ingorane, ukaba utagishobora kugenda ku maguru yawe, ariko Imana yakuzigamye, igufiteho umugambi mwiza, kandi izagukoresha iby'imbaraga n'iby'ubutwari mu gihe kiri imbere. Imana iguha umugisha. Wakoze cyane kuza. Turagira ngo tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe. Ushobora kuba nawe ufite icyo wasangiza bera, ufite ikiganiro waduha, wifuza kuganiriza bene data ibyakubaka sosiyete nyarwanda, ibyakubaka imitima y'abera, ibyabera imbaraga bene data, ibyabera inkomezi bene data. Turahari kugira ngo tuze utuganirize, hanyuma ikiganiro tugeze kuri bene data babashe kumva ubutumwa bwiza, bongere bubakike, bongere bumve ihumure, bongere bumve inkomezi. Urabona ko Aloysia nubwo yahuye n'ibikomeye, ariko afite ibyo gukomeza abandi. Yakubwira ngo humura, yakubwira ngo ihangane, yakubwira ngo komera, yakubwira ngo utuze. Mwituze no mu byiringiro hari igisubizo, kandi kwitonda ukarindira byemeza umutware. Imana ibaha umugisha. Bye bye. Murakoze.
is you.